Mu masaha y'igicamunsi mu kigo cy'amashuri abanza cya Masaka giherereye mu karere ka Kamonyi, Mukantabana Jeannette ari gutanga amasomo mu ishuri ryo mu mwaka wa gatandatu. The data is transparent, translucent and opaque. Nyuma yo gusoza akazi ke ni ukuvuga saa 11, Mukantabana akora urugendo nk'urw'iminota 10 kugira ngo agere iwe aho akomereza imirimo yo mu rugo irimo no kwita ku bana. Umwuga w'ubwarimu nk'akazi akora ka buri munsi, Mukantabana avuga ko amazemo imyaka 16. Kuri we ngo imibereho ya mwarimu yo hambere itandukanye n'iy'ubu cyane. Natangiriye mpembwa ibihumbi 18, nuko ndazamuka ngera ku bihumbi 22. Tuza guhabwa prime, tubanza kuyihabwa mu ntoki itaremezwa ko ijya ku mushahara, mu buryo bw'uko babonaga ubuzima bwa mwarimu buri hasi cyane. Duhabwa prime, tubona hari impinduka ibayeho ntoya, bongeraho prime y'ibihumbi 16. Ubwo nari ngeze ku bihumbi 22, ukabona hari akantu k'impinduka ho gakeya, ariko turakomeza dukurikije n'isoko ry'umurimo uko ryari rimeze. Kujya ku isoko guhaha dusanga ibiciro bituzamukiyeho byihuse, noneho dusanga umushahara wacu nanone ntacyo kimaze. Ntago byari bitworoheye, ariko kuri icyo gihe ibiciro byari bikiri hasi, ntago twabigereranya n'uyu munsi ku bihumbi 18 ngo ubyiyumvishe, cyane ko nk'isukari icyo gihe nibuka ko yaguraga nk'amafaranga 250 ikiro. Urumva ko ugereranyije n'uyu munsi ntago wabihuza ngo wumve ko hatarimo ikinyuranyo kitandukanye, kuko uyu munsi isukari turayigura 1000. Noneho rero ukava kuri 250 y'icyo gihe, ibyo bihumbi 18 tubijyanisha n'igihe byari birimo, ntago tubigereranya dukurikije kugeza uyu munsi. Umushahara wa mwarimu uratugoye kugeza uyu munsi, kugira ngo tugabagabanye amafaranga umuntu ahembwa n'ibyo asabwa, usanga utari bubivanemo byose ibyo ukeneye. Ibi Mukantabana avuga ngo abishingira ku ngano ya mwarimu mu mashuri ya leta ageranye n'ibiciro by'ibiribwa ku isoko. Nyamara leta y'u Rwanda yashyireho umwarimu cyitwa umwarimu sako nk'ikigo cy'imari cyazajya kibagoboka. Kuri Mukantabana we ngo asanga nta iki kigo gifasha mwarimu mu buryo bw'umwihariko, kuko n'ubundi gifasha abafite ingwate. Umwarimu sako nababwiye yuko yemereye kutuguriza, noneho mu ngwate dusabwa kubw'umushahara mukeya, ingwate isabwa ntayo tuba dufite. Ugasanga abaka amafaranga menshi ni bakeya, abasaba iyo nguzanyo ni bakeya, kuko udafite ingwate ntago ushobora kwemererwa inguzanyo yagufasha umushinga ufatika. Ibi bibazo bivugwamo barimo ariko ngo byiganjemo mu mashuri ya leta, kuko bagenzi babo mu bigo byigenga bo ngo usanga bahembwa umushahara ukubye hafi 3 wa mwarimu mu mashuri ya leta. Cyakora abarimu bigisha mu mashuri yigenga nabo usanga bagaragaza ko batishimira umushahara bahabwa. Ikibazo cy'umushahara mu barimu ni ikibazo bahuriye naho mu mashuri yisumbuye, amakuru na za kaminuza, kuko bose bavuga ko basanga bararyamiwe, bakifuza ko umushahara wa mwarimu muri rusange ngo wazamurwa. Ni kenshi mu itangazamakuru humvikanye abarimu mu byiciro bitandukanye basaba kongererwa umushahara, ngo bakabishingira ko bakurikije imvune bagira mu mwuga wabo n'ingano y'umushahara bahabwa, ngo basanga bidahura no kwiyongera kw'ibiciro ku isoko, ngo binabashyira mu bukene budashira. Ariko se koko ingano y'umushahara wa mwarimu wo mu Rwanda ni muto ugereranije n'ibiciro ku isoko? Urebye nko mu mwaka wa 2001 igihe Mukantabana yatangiraga kwigisha, umwarimu w'icyo gihe yahembwaga umushahara ungana n'amafaranga ibihumbi 18. Icyo gihe ikiro cy'isukari cyaguraga amafaranga 250, ikiro cy'ibirayi kikagura amafaranga 55, naho ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga amafaranga ari hagati y'ijana n'110. Bitandukanye no muri iyi minsi aho umushahara wa mwarimu wikubye inshuro 3 gusa, nyamara ibiciro by'ibiribwa ku isoko byo bikaba byari ku byinshuro zirenga 5. Cyakora leta ikora ibishoboka byose ngo izamure imibereho ya mwarimu wakomeje kugaragaza ko itari myiza, ishashingiwe ku mushahara,
aho yagiye bashyiraho uburyo butandukanye buborohereza mu buryo bw'imibereho nk'umwarimu sako, ndetse bakagenda banazamurwa bya hato na hato mu mushahara, nubwo bamwe mu barimu bagaragaza ko ngo amafaranga yongerwa ku mushahara wabo ngo asa n'agatonyanga mu nyanja kuko ntacyo ahindura ku mibereho yabo. Umushahara wa mwarimu wo mu Rwanda buri gihe dukunze kubivuga ko twasaba ko wakongerwa, ariko iyo bagize ngo bazamuyeho akantu usanga nko ku mwaka bashyizeho nk'igihumbi na 200, ukumva nyine hanze baragenda bavuga ngo mwarimu yongejwe, kandi wajya kureba ayo mafaranga wongejwe ugasanga nta nubwo aguzemo n'isukari y'ukwezi.